Mu gice cyatambutse mu nkuru inzitane twari twasize Jinta asa naho yataye umutwe, ni nyuma y'uko bari barimo bashyingura imfura ye Abi. Jinta ntabwo yari ari kubyumva, yewe nta nubwo yari arimo abasha kubyakira, ntiyari arimo abyiyumvisha, yari akibaza icyaba cyabaye cyatumye umwana we Abi apfa amarabira, cyane ko atigeze arwara ngo byibura abe yaramurwaje byange. Inkuru yacu reka n'ubundi tuyitangirire kuri Jinta. Lucas aba amugejeje mu rugo, gusa nyine Jinta ntabwo aba ameze neza, akomeza kubaza umugabo we Lucas amubwira ati ese koko nizere ko imfura yanjye umwana wanjye umwe rukumbi agiye? Ese koko nizere ko ntazongera kubona Abi? Ntabwo ndi kubyumva, ntabwo umutima wanjye urabyakira. Lucas ati erega ndakumva mugore mwiza, ibyo uri kunyuramo byose ndabyumva, agahinda kose ufite ndakumva, kandi erega ntabwo ari wowe wenyine, nanjye ntabwo ndi kwiyumvisha ko naba nabuze imfura yanjye. Gusa hari ikintu ugomba kumenya, reka nkwinginge kandi ari nako ngusaba, mbabarira ndakwinginze, ndagusabye, mu byo ukora byose no mu byo utekereza byose, yewe no mu byo ugambirira byose, wirinde kwereka abantu agahinda n'ishavu n'intimba ufite. Erega iteka iyo tubabaye ntabwo ari ko abantu bose banezezwa no kubona umuntu afite ibyo yagezeho, hari abanezezwa no kubona uri mu byago. Birashoboka ko hari n'umuntu uri inyuma y'urupfu rw'umwana wacu, kuko njye kugeza ubu ngubu nubwo nashaka kubyishyiramo, ariko sinumva ukuntu umwana wanjye afatwa mu masegonda yari muzima, twaramusize mu rugo kanya gato nk'ako guhumbya, umwana wanjye yarangiza akagenda. Ntabwo bibaho, kugeza na n'ubu ntabwo mbyumva, ariko nyine tugomba kubyakira. Ni ukuri kugoye kandi gushaririye, ariko ntabwo dufite icyo twabikoraho. Bakiri aho ngaho bari kuganira, umusaza we Bob aherako akinjira, areba mushiki we akamwegera. Jinta akibona Bob aherako akarira cyane bikomeye. Bob aramwegera akamubwira ati mushiki wanjye, ndakwinginze wirira, ndagusabye wintera agahinda, kuko ubu uri kuntera agahinda ntazi ngo nazakira ryari. Mbabarira, ndumva ntashaka kugumana iyi sura yawe imeze gutya mu maso yanjye, kuko iteka ishusho yawe izajya injyamo ihora ingarukamo, ndimo nkureba urira, ndimo ndeba uburyo ubabaye, nanjye akishwa kanjye nagakundaga. Ntabwo ari mwe mwenyine mufite agahinda ko kuba mwabuze imfura yanyu, uriya nanjye n'umwana wanjye. Nyuma y'imyaka myinshi warabuze urubyaro, waragerageje byaranze, Imana yagize itya, yo yagize itya iguha kubyara uraheka, none ntabwo birambye, ariko ndizera iyaguhanze ikaguhereza guheka izagushumbusha. Rero ihangane kandi wumve utuje,
Jinta ati ndakumva musaza wanjye, ni nabyo n'umugabo wanjye ari kumbwira, ariko ntabwo ndi kubyumva, ntabwo ndiyakira, ntabwo ndiyumvisha ko nabuze umwana wanjye, sindiyumvisha ko Abi yagiye, ariko ahari nzagera aho mbyumve. Bakiri aho ngaho mama Lucas nawe aherako akinjira, ariko ubona asa n'uwacitse umugongo, mbese yarize nawe byacitse, ariko aba yarize amarira y'ingona. Mu mutima aba yishimye, arimo aseka mu mutima, ariko urebeye inyuma agaragaza yuko nawe yababajwe no kubura umwuzukuru we Abi. Akigera aho ngaho Lucas aramureba, akabona uburyo mama we ameze, aramwegera akamubwira ati mama, ndabona wowe n'umugore wanjye mutameze neza kandi ndabumva pe, ako basi nimwihangane, aho bigeze nimukomere, sinshaka ko isi twota, nta nubwo nshaka ko abo hanze babona yuko nyine twananiwe kubyakira, basi nimwihangane. Mama we aherako akamubwira ati njye ndumva nacitse intege, ndumva nkeneye kuryama. Lucas aherako akamutsindagiza, mugeza mu cyumba akamworosa, yarangiza agasohoka. Undi aherako akabyuka akicara, agatera agatwenge cyane agaseka, avuga ati aha iki ngiki cyose ndagitsinze, aka karozi k'akagore nananiwe kukica, ariko sha ntabwo uzigera umpekana tu. Tuba muri aha ngaha rero mwarize, nanjye nagiye hariya ndareka, ubundi burarizwaga n'ikira, ariko nagombaga kurira nkajijisha da. Buriya rero abantu ni n'ibicucu, siko batagira ubwenge, baba bazi ko abantu bari hariya ku rupfu bose baba bari kurira bababajwe n'uko umuntu agiye, bamwe muri twe tuba turi kurira y'ibyishimo. Sha mwana wanjye Abi, sinakwangaga nuko nanga nyoko, kandi rwose ntakunda nyoko, z'ubundi wowe nagukundamo iki? Nabuze ikintu kizakura Jinta muri uru rugo, akagenda ahari byibura nzagira amahoro. Mugore kanzengereje, mugore kambujije amahoro, akiri kwivugisha rayirahera kakinjira, kabwa atako mama, urareba ingaruka z'ibyo wakoze, urareba uburyo Lucas ameze, ese urareba uburyo Jinta ameze? Mama, kuki utagira impuhwe? Se kuki utagira umutima wa kimuntu? Njya nibaza, waratubyaye, waradutoraguye, wigeze ujya ku gise, uzi uburyo umwana aryoha. Cyaze mama, uri ikindi kindi. Narebye uburyo wari uri kurira, warize wicaye hasi neza neza, amarira yenda kugushira mu mutwe. Mama, amarira wayakuragaye? Wowe ubwawe urabizi ko ari wowe wahumanyije Abi, ni wowe urabizi neza ko ari wowe wamwiyiciye, ni wowe wiyiciye umwuzukuru wawe, ariko narebye uburyo wari uri kurira. Mama, uzi gukina théâtre pe, wavamo umwakiteri mwiza, nta kuntu ahubwo wazajya gukina filime. Urifata ukarira amarira ukayabona wowe. Mama, uzi ko nageze aho ngaho n'agahinda nari mfite simenya aho kagiye, ubundi nkicara nkakureba gusa. Mama, uratangaje pe. Nahoze nibaza ngo ubundi who are you? Ubundi urinde? Wowe uri mama watubyaye? Mama, sinjya ngusobanukirwa, sinjya nanakumenyera. Uratangaje pe. Mu bintu bibaho bitangaje nawe uri uwa mbere. Cyaze wanyumije, mu bintu byose byanyumije,
nawe urimo rwose. Cyaze mama amahirwe mfite namwe dore ngiye kwikorera ubukwe, ntabonye fiyanse wanjye ari kumbwira ngo ubu ngubu ibintu biri ku murongo twafata amatariki, reka ngire nishakire mve muri uru rugo. Ibintu rwose uzajya ukora ujye ubikora n'ahari, kuko hari umunsi wazabikora mpari mama njye nawe tugaserera, tukaba twavugana nabi, ukaba wandakaza bikarangira byose mbibwiye Dorcas. Njye ntabwo nakomeza kwihanganira amabi yawe, atari ko se muko. Umunyarwanda aca umugani mu kinyarwanda yeruye agira ati utazi ikimuhatse nawe wuzuzira umuntu mukuru. Raila nawe ahera akabwira mama we ati mama, umwijuto w'ikinonko ugira ngo imvura ntizagwa, kandi bamuhana avayo nibamuhana ajyayo. Mama ibi ukora bizakugaruka, njyewe nitandukanyije nawe, dore ngiye no kwigendera. Amabi yose uzajya ukora ujye uyakora wenyine, njye ntabwo nshaka kugenda afitanye ikibazo na Jenta ndetse na musaza wanjye Dorcas. Wowe rero ibindi ubyisimameho, sinzakuvangira, ni akazi kawe. Ndahera kakambwira ati ngaho nsohokera mu cyumba nakumvise muko. Iminsi iragenda ikicuma, amezi akagenda akihirika akaba menshi. Raila aho ngaho agakora ubukwe, akigendera akava muri urwo rugo, yewe na musaza wa Jenta ariwe Bob nawe akora ubukwe, bombi bagashaka. Nyuma y'igihe kinini Jenta arongera agategereza ngo arebe ko byibura byakongera bigakunda agatwita. Buri kwezi agahora yipima ngo arebe byibura ko yasamye, ariko agasanga ntiyigeze asama. Agahinda karagenda kakaba kose mu mutima wa Jenta, akajya ahora abaza Imana avuga ati se Mana, nasanga ari Abi wenyine wari waranteguriye, nkaba ngiye kuzongera kubaho ntabyara. Mana, nasanga ari Abi wenyine nari kuzabyara, nawe ukaba waramutwaye. Mana koko ibi nabyita iki? Ese noneho namenya mbigarukiriza he? Mana ndakwinginze kandi ndagusabye, basi ngirira neza, ungirire impuhwe, wongere umpe gutwita. Jenta akomeza gusenga asaba Imana ko yamuha kongera gutwita. Kubwihirwe aza kongera gutwita. Akimara gutwita, umugabo we Dorcas niwe muntu wa mbere abibwira. Dorcas arishima, akanezerwa, agatangira kugenda nanone yita ku mugore we Jenta. Nyirabukwe rero atangira kujya areba keya Dorcas ahereza umugore we, avuga ati ariko se ko mba mbona umugore noneho usigaye uramukarabya, uramuterura, uri mu tuntu twose, iki kijya mberera? Dorcas ati mama, umugore wanjye aratwite. Undi ati wow, mbega byiza, Imana igiye kudushumbusha. Dorcas ati rega, byose biba mu gushaka kw'Imana. Ahari hari icyo Imana nyine yabonaga ko cyari gikwiriye,
nicyo yakoze, kandi mu kwizerera mu buntu bwayo ndetse no mu gushaka kwayo, iyo ikora uko ishatse mu bumana bwayo, tugomba kwakira ibyabaye byose ndetse tukizera ko iyo ivuze biba, yategeka bigakomera. Njye n'ubundi nari mfite icyizere cy'uko nyuma y'igihombo kinini twagize cya Abi, iyi Mana izagira iki ikadushumbusha. Undi ati rwose nanjye ndanezerewe, ariko mu mutima aba arimo arahiga avuga ati yewe ntabwo uzayibyara tu, nujya ugira amahirwe ukababyara ntibazajya babaho, ariko nzajya ntuma zivamo mbere. Mama Lucas akomeza kugerageza ngo arebe ko yakuramo inda ya Jenta, ariko bikanga bikaba iby'ubusa. Umunsi umwe bari mu rugo kwa Jenta, agira atya agategurira Jenta ibiryo, ariko akabiminjiramo. Mbese akabihumanya. Asa n'ugiye kureba Jenta mu cyumba ngo amubyutse aze arye. Umuhungu we w'imfura aba yaje muri urwo rugo nawe aba ahari, aherako akaza ku meza, agera ku meza agasanga nta bantu bahari. Bakose abantu ba hano ubundi barya byagenze bitera, wagira ngo abantu ba hano barya babibahatira, nta kintu baba bitayeho. Ndisonze reka nirire. Uwitwa Gad atangira kwirira rwose nta kibazo afite, ararya bigezemo hagati, kubera ko Jenta aba ananiwe no kubyuka biba bisaba undi mwanya muremure, kwingingwa na nyirabukwe ngo aze arye, cyane ko aba asa n'aho akuriwe. Barahagera bagasanga rwose Gad ari kwirira, ibiryo bigejejemo hagati. Nyina akibibona, mujinya mwinshi n'uburakari, avuga ati ibyo biryo ubiriye ari nde wabiguteguriye? Ubundi ubiriye ari nde ubiguhaye? Ibyo biryo nari nabyaruriye Jenta ngo bibe bihora ntaza arya, none wowe urifashe uraje uhereye kurya. Ati ariko se mama wajya ugabanya umushiha? Ati rata muramu wanjye hari icyo bitwaye kuba ndiye ibiryo mama yari yaguteguriye ra? Jenta aseka ati ntacyo bitwaye Gad, irire nta kibazo. Ati ahubwo baguhereze byose ushaka, ati keretse icyo udashaka. Njye nsigaye nezezwa no kubona mwese musigaye muza mu rugo rwanjye. Mbere nabangamirwaga nuko mutazaga hano. Gad ati erega buriya impamvu tutazaga hano nawe urayizi kandi yavuyeho. Gusa nyine Jenta urabizi uri muramu wanjye, nyine ngewe umbabarire, ntaragutoteje kenshi pe kandi gashoboka, ariko nyine turi umuryango. Burya ikosa si ugukosa, ikosa ni ugukosa ntumenye ko wakosheje kandi ntunasabe n'imbabazi, yewe na rya kosa nturireke.
njye rero ubu narisubiye mbabariye irya none ntago nazongera. Jinta aseka ngati akugadura umuti w'amenyo pe, igihe ndakubabariye ni kera cyane ariko dore ubu kibigarura, maze njye naranabyibagiwe kandi buriya rwose ndabumva pe, mwari mufite ishingiro. Yego nubwo mwabikoraga mu buryo butari bwiza ariko nyine noneho ndandastandinga nyine each and everything. Ahari wenda nanjye iyo nza kuba ndi mu mwanya wanyu nari kwitwara nk'uko mwitwaye. God ati ngaho rero icara dusangire, ati ndanakwarurira. God yarurira Jinta, Jinta agatangira kurya, ariko mama Lucas ntaba atuje kuko umuhungu we w'imfura ari we God aba amaze kurya ibiryo yari yateguriye Jinta. God we yirira na peti nyinshi, ariko mama Lucas kurya biba byamunaniye. God agahera akabaza mama akavuga ko se mama bite ko mbona umeze ukuntu, hababajwe nuko nariye ibiryo bya muramu? Ndatoya mwana wanjye ndumva nameze neza. Ahera akanahaguruka agenda yibwira mu mutima ati ndihekuye, niyiciye umwana, imfura yanjye rwose ni njyewe uyiyiciye, nta wundi muntu umwishe, ibi nta n'undi nzabigerekaho. God akomeza kurya ari nakaganira na Jinta, ubona bishimye bameze neza nta kibazo. God abwira muramu we ati ni ukuri mumbabarire, gusa amaze kubona ko ariwe mugore ukwiriye murumuna wanjye, ni ukuri ubereye Lucas. Umenya hari nta n'undi mugore waza ngo agusimbure mu buzima bwe, kuko urabanza ukanikurikira. Mbabarire uko nitwaye kose, kutari kwiza mu maso yawe. Bararya bagasoza, gadahera kakabwira muramu we akamubwira ati reka njye kuruhuka, kagende nduhuke, ndumva nananiwemo ukuntu, ndumva ntazi n'ukuntu ndi kwiyumva mu mubiri. God aragenda akaryama, Jinta nawe akagaruka mu cyumba cye akiryamira. Hashira akanya God agatangira gutaka, ataka mu nda ari n'akavomitinga. Mama we aza yiruka asa n'utabaye, bahamagara Lucas ngo barebe ko bamutwara. Lucas akihagera n'imodoka areba uburyo mukuru we God ameze, akibuka n'uburyo Abi yari ameze, bikamucanga akavuga ati ariko ni ibiki biri kujya mbere, mukuru wanjye ndabona ameze nk'uko umwana wanjye yari ameze. Ko mbona God nawe afite ibimenyetso nk'ibya Abi. Uyu we noneho ndamenya ubundi muri uru rugo harimo ibiki. Iyi nzu isigaye ibamo umuzimu, hari ibitegano biri muri iyi nzu, ni iki kiri kujya mbere? Jinta ati be wikibaza ibintu byinshi, mwihutane kwa muganga urebe ko byibura hari icyo bamufasha. Ibyo bindi uri gutekereza ngo afite ibimenyetso nk'ibya Abi, ngo ntago ameze neza, ibyo ngibyo tuzabivugana ameze neza yakize. Kano kanya icyo turi kureba n'ubuzima bwa God. Lucas ati ariko be ntago ndi kubyumva. Jinta ati ariko se wabanje ugatwara umuntu kwa muganga, ubu se nigire mu modoka ntware nubwo mbona ananiwe? Lucas ati be ntabwo watwara imodoka umeze gutyo, urakuriwe, ariko ibi bintu ntabwo bisobanutse, ngomba kubanza kumenya ni iki kiri muri uru rugo.
mukuru wanjye nawe se kandi ntabwo ndi kubyumva, ibi bintu biri kubaho bikurikiranye Imana iri kubireba, basi isi irabyumva, iri kumva n'ikintu uri kuvuga kano kanya, ibintu ntabwo bisobanutse be. Bintata ariko se uyu muntu naramuka adupfanye, ayo magambo yose uri kuvuga aramugarura? Be banza utware umuntu kwa muganga, ibindi tuzabiganiraho nyuma yakize. Lucas ahera akagatwara Gadi kwa muganga, agenda amuganiriza avuga ati mukuru wanjye humura ndahari ku bwawe, humura ndi iruhande rwawe, ndakora uko nshoboye uraza kumera neza kandi ikomeze rwana n'ubuzima. Gadi ageraho agatangira gusinzira, Lucas akamubwira ati oya wisinzira Gadi ndakwinginze. Agenda amuganiriza kugira ngo arebe ko byibura Gadi ataza gusinzira. Gadi ageraho akabwira Lucas akamubwira ati murumuna wanjye ndagukunda urabizi, mu bavukanyi bacu bose uri imfura mu mfura, ugira umutima tutasanga ahandi, yewe nta n'umuntu ugira ubumuntu nkawe, nta n'umuntu usa nawe, umenya nta n'uzigera abaho. Reka ngire icyo nkwisabira, umugore wawe Jenta uzamukunde bro, ntuzigere umuhemukira, ntuzigere usiga umugore wawe. Iyo nza kumenya ko afite umutima nk'uwo afite, ntabwo nari kuba narafatanyije n'abavandimwe ngo tugutotereze umugore. Ubu nibwo mbona ko washatse neza. Lucas ati yego bro, umugore wanjye ndamukunda kandi sinzigera amubabaza, kandi urakoze cyane ko byibura nawe ubona ko umugore wanjye afite itandukaniro, atandukanye n'abandi bagore bose nangwa se n'abandi bari bose. Undi ati wahisemo neza murumuna wanjye, umugore wawe mbabajwe nuko ntabashije gukomeza kuba iruhande rwe, ubuzima buri kunsiga, buri kugenda mbwumva. Murumuna wanjye uzite ku muryango wanjye, uzite ku bana banjye, uzite ku mugore wanjye, kuko njyewe ndumva ibyanjye bisa n'ibiri kugenda birangira. Parika imodoka wikigora, n'ubundi sindi burenga aha, ubuzima bwanjye buri gushonga mbwumva. Lucas ati ariko si ibyo bintu uri kuvuga ni ibiki? Oya ugomba kubaho, abana bawe baragukeneye ndetse n'umugore wawe aragukeneye, kandi natwe twese turagukeneye. Ikindi n'umugore wanjye Jenta urabizi ko agukunda, nawe aragukeneye, akeneye yuko igihe cyose wamaze utamuri iruhande noneho umube iruhande. Lucas aba ari kubwira mukuru we Gadi atazi ko Gadi yagiye kare. Yumva Gadi atamusubiza, agahera akamuhamagara akamubwira ati Gadi. Gadi ntabwo aba asubiza, aramunyeganyeza kabona wapi. Atwara imodoka yihuta akagera kwa muganga. Akigera kwa muganga, abaganga bagisuzuma Gadi bahera ko babwira Lucas ati hangane, ntago umuvandimwe wawe aharenze, n'ubundi umugejeje aha ngaha bisa n'ibyarangiye. Rero ntago arenze hano,
Gadi biramushobera bikamucanga, tangira kwibaza ibintu byinshi mu mutwe we, biramucanga akavuga ati Mana ibi bintu ntabwo bisobanutse. Inkuru yacu reka tuyisubikire aha ngaha. Mama Lucas arihekuye azi ngo yaragiye kugira gutya agirire nabi uwitwa Jinta. Birangiye rero biziye ku mwana we w'imfura Gadi. Ese iherezo rya mama Lucas ni irihe? Ese kuba yiyiciye imfura basi biramuha isomo areka ubugome ari gukora? Byose rero ni mu bice bizakurikira. Inkuru yitwa Inzitane, njyewe nitwa Atete, ni njye uyandika kandi ni nanjye uyibagezaho.